ikinamico. ariko menya ndiho reka mvugoza abasore benshi bahora bandangamiye bifuza kunsaba nawe mu maso ndagapfura ndasa na bwiza bw'amashira budashirora n'irongorwa dore amabere ni imitemeri abasore bayareba bagashiguka n'ikimero kandi ngirusha ba nyirabyano rwose mazi yatekinise y'uburanga kuva ku mutwe kugera ku birenge ndi uwambere impagaze bwuma ariko se bwo wagize umusore umbona ntiyanyika musozi cyangwa ubwirasi izo ntacyo ariko none se ko ryiremye imana ijya kumpanga rwose ntiyahubutse yangize ruhanga rutagira inkombe wamfuza rero nayikora mu ntoki pe. Mu myaka yo hambere bo radiyo Rwanda y'icyahoze ari Waremfura yatangizaga itorero Indamutsa ryateguraga rikanakina ikinamico zitandukanye zabaga ziryoheye amatwi ya benshi kubera ubuhanga n'amajwi meza byarangaga abazikinaga. Zarakunzwe karahava, zakunzwe n'abatari bake, gusa na n'ubu ziraryoheye amatwi y'abazumva, ariko ugasanga kumenya abazikinye biragoye cyane ko abenshi mu bazikinye batagihari. Muri iki kiganiro nabateguriye amateka y'amwe mu bakinnyi b'ingenzi bakinnye mu Ndamutsa. Ari ubwa mbere tubanye, ndagusaba gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye kugeraho kandi kugereho ku gihe. Niba dusanzwe tubana, ndagusaba gukora like, share na comment. Igihe tubanye ni umubyeyi Dina nk'ibisanzwe. Ku mwanya wa mbere hari umusaza Baganiza Elifazi, ni umwe mu bari bagize itorero Indamutsa ryakinaga ikinamico kuri radiyo Rwanda mu cyahoze ari Waremfura mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Baganiza Elifazi yari umuhanga cyane mu guhindura ijwi, ku buryo ubwo yari afite imyaka iri munsi ya 30 y'amavuko, Ndamutsa zakundaga kumukoresha mu ikinamico ari umusaza. Bumvaga radiyo bakibwira ko ari umusaza rukukuri. Usibye gukina mu itorero Indamutsa, Baganiza Elifazi yari asanzwe ashinzwe kugenzura niba amakuru agomba guca kuri radiyo Rwanda yabonetse kandi ameze neza. Yumvikanye mu makinamico menshi, ariko imwe mu makinamico yumvikanyemo ari umusaza yitwa Mazi ya Teki, aho ari so umukobwa ushimutwa n'umusore witwa Haruna. Mazi ya Teki nakubonye iganiro cyo ukora ko nakubonye ko naguteye imboni turabonana washanowe nikoye none aho wakiranaga n'abasore uko kabari ko kugashusha none wagurumanyura ashobora n'abasore ngibya nabyiyone na nyina yemwe ababyeyi twagira ibyago mwuka byara amarere makize usare cyabaye ukomeje kuvuga singutema ngo nguhora woze n'umupanga wanjye babe wambuye nakwemera kumutwara nikoye udukureho induru ugije ukuntu wandereye mu rugo uza guhindanganya umwana wanje none ukomeje kwagutereka gasa wanzigowe ubwo rero wateze ingofero ng'amasunzu yambwira arenga ufata umuhanda uza kunyangirira ikibono wa nyanga biramawe bese n'ibiki ko nuva muvuga cyane n'ibiki reka wa mwana we reka ibyo mbonye aha nagahoma muno ubonye ibiki reka shiraze n'anyana mu kiraro maze tubone n'icyo gisambu ariko umusenzo nukawe nindi haragisha make ntabwo ndumujuru yemwe bahungu ko ababyeyi dupfusha duhagaritse zabyeri bambwiye ko mazi yateke zifatiye umwena ntazo mwanyoye ziriko zirabirira muri kino gikapu kandi zizari kwa mafaranga wazimyese muze kamwe basi wa mukobwa we ndabizi ubwo ni nyoko waje gutumye dore ko imbabazi ze zizamubamba ku gitinga Yesu cyakora murabaje mwifashe ndazo ndeze kwishura. Baganiza Elifazi yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na gatatu, yitabye Imana hashize igihe gito Jenoside yakorewe Abatutsi irangiye azize uburwayi. Ku mwanya wa kabiri mu bakinnyi bakinnye mu Ndamutsa hari Mugeshabatware Dismas. Mugeshabatware Dismas yavukiye mu karere ka Nyaruguru mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1950. Naho yatangira amashuri abanza, yaje gukomereza yisumbuye muri Saint-Andre muri Nyamirambo. Akomeza amasomo ye mu bya gisirikare, aminuriza mu gihugu cy'Ububiligi aho yarangirije agaruka mu Rwanda. Mugeshabatware wakoreye icyahoze ari Waremfura yamaye cyane mu matangazo yanyuraga kuri radiyo Rwanda, ubwo yamamazaga imvaho nshya n'andi matangazo atandukanye. Natangira umusogongero w'imvaho nimero 1200 n'urugero hanze 1200 yongeye yaje yatangira nko ndagira ngafata utuntu duto kuri buri rupapuro noneho byarenyaho ni mwese abumva radiyo Rwanda imvaho yacu ituzaniye amakuru n'abacike imana y'Imana. Ubu ngubu mu mayaga nako muza mu Mutara bahinze
ibigori baruza muri cyabayaga none basaruye amafi ko basaruye amafi none mwese imvaho ibagereho. agafatanya no kuba umukinnyi w'amakinamico mu buryo busetsa kandi butebya mu itorero Indamutsa. Aho yakinnye amakinamico menshi atandukanye, ariko imwe muri zo yakinnyemo ni iyitwa Ibigeragezo, aho yakinnye yitwa Nyangezi. Niki mahanga ko twabona nyorowe niki? Data buja hariya ku muhanda munini hari undi muntu ufite ibintu by'igiciro akabasaga niba ushobora kubigura. Ngewe Nyangezi nakwitesha ibintu by'igiciro ngo nibiki? Ese ko umugore watagira amagambo. Mbwira, hirya rya ntabwo twumva. Nashishinde ikanya sinanze kugura na zahabu. Mbese ni zahabu. Mwinga niki jwa? Ni nyinshi rwose. Urabizi rwose sinjye nguhamagarira ubusa. Ubu muntu ntagende, urumva? Muri muntu yeje yari hirya ku ruganda rwangiye. Ndaje arya nahagana he? Dorere, birashoboka se ko hari umuntu waba utazi aho uruganda rwa Nyangezi rukora imyenda ruwa koko? Yewe. Mbabarire burya mpamenya iyo nturutse ku isoko. Dore komeza umuhanda muto. Nugera ahurira n'umunini, wambwiye ko hazi. Urabona ikigo kinini cyanditseho izina ryanjye, Nyangezi. Yewe, reka njye guturuka ku isoko bitaza kundushya. Shari kurinjije koko. Umenye tumenya n'abaforoderi ute koko. Umuntu wije bishyiza. Data buja se, urigeze ngo arayoberwa umwuga umutunze. Ngaho genda, aho ugera ukabona izina ryanjye, uhagararaho. Yewe ninyura ku isoko ndahamenya. Handitse ngo Nyangezi Textile Industry. Ese nize shahi ibyo bifaransa umbwira ntabwo mubyumva rwose ibyo gerekaho. Burya nibyo bahira babampa kuko cya ntabyo nzi. Kuko nikiriye gusa. Cyo data buja ntutinde. Uwo muntu yambwiye ko yihuta. Ntugire inyota rwose. Mukanya gato ndaba nkugizeho rwose. Yego naho mukanya rero. Nibyo. Ngaho ba wiriwe. Ndaje rwose. Mukesha batwari kandi yarafite impano yo gukina filime. Uyu mugabo w'umunyabigwi yitabye Imana afite imyaka 71 y'amavuko. Yari yarashakanye na Mukakarangwa Marie Helena, yitabye Imana mu mwaka wa 2017. Akaba barabyaranye abana 7. Ku mwanya wa gatatu mu bakinnyi bakinnye itorero Indamutsa mu cyahoze ari Remforo hariho Sebanani Andre. Sebanani Andre umwe mu bahanzi bishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata mu mwaka wa 1994. Ariko akaba ari umwe mu bahanzi bakiri mu mitima ya benshi kubera ubuhanga yari afite haba mu kuririmba ndetse no gukina ikinamico. Sebanani Andre avutse mu mwaka wa 1952, avukira mu cyahoze ari komine Kigoma muri prefecture Gitarama, bakaba ari mu karere ka Nyanza, intara y'Amajyepfo. Sebanani yaje gukorera kuri Radio Rwanda, aho yakoraga muri gahunda zitandukanye hariho discothèque phonique ya Radio Rwanda, urwenya, ubuvangazo bw'umwimerere nyarwanda, n'umukinnyi w'ikinamico mu itorero Indamutsa. Sebanani azwi cyane mu makinamico akenanye ubuhanga n'uba agikundwa n'Abanyarwanda. Izwi cyane n'Inzashyirwa n'Ingunzu Nkiringagi, Icyanzu cy'Imana ariyo benshi bituwera n'izindi. Nibyo. Ngiye gutegeza data buja musezereho ndashaka gutaha. Kwibu, ujyanwe n'iki koko? Urabwira mbanza mihigo ko nkongo iki gukunze. Igihe kirageze. Genda gicyuye ndashaka gutaha. Ye abagaragu niko mumera koko mugenda nyangwe. Ubwo urahonga inzara. Simponga inzara. Sinigeze mburara kwa mbanza mihigo. None se ubwo ujyanwe n'iki? Sinarinze ko nzacyura igihe kitageze. Ndashaka gutaha. Ariko se koko ubwo ujyanwe n'iki koko? Natinze hano. Ndashaka gutaha ntarati ba mu nkiki ya mbanza mihigo. Yewe baba wararitaye witangire warasandaye. Mbwira icyo ushaka mabuja, ariko ntumuko udatuma nkubahuka. Itahire. Inzara yabujije benshi guhakwa bigera guca inshuro. Guhakwa birananiye. Sinzaca inshuro. Uzasubira iwacu. Uribeshya. Aho uzajya hose igihemu kizagukurikirana. Ariko mabuja urantotereza iki? Emera icyaha cyawe nzagororoka. Ntago gorora ubuhake bumaze kumwita umugome. Kutagira izina se wavuye kwizima. Iyo ntagira izina nari guhisha ukuri. Simba nemeye gutaha. Ntumbeshye nta bupfura bwawe. Mabuja ntusuzugure. Ndi imfura y'izina ritazwe ariko ndi imfura. Birashoboka. Ariko ntacyo bikumariye. Uri umugaragu. Icyo bimariye kiragaragara. Kuba umugabo, kwanga umugayo. Guharanira ukuri bishoborwa n'imfura. Sebanani yashakanye na Mukamurisa Anne Marie tariki ya 2 Nzeri mwaka wa 1929, byarana abana 4 aribo Sheje Liane uvuze mu mwaka wa 1941, Tamara Radiane uvuze mu mwaka wa 1944, Shengo Frida uvuze mu mwaka wa 1945, na Songa Aristide ariwe Bucura uvuze mu mwaka wa 1948. Nyakwigendera Sebanani Andre yararirimbaga akaba n'umunyamakuru wa Radio Rwanda. Yarishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994.
naho Mukamurisa Anne Marie umugore wa nyakwigendera yagize amahirwe yo kurokoka gusa nawe aheruka kwitaba Imana tariki 21 Nzeri 2015 azize indwara y'umwijima. Akaba yarasize abana be bose ko ari 4 yabyaranye na Sebanana Andre. Ku mwanya wa 4 hariho Muteteri Penina. Muteteri Penina yavuze ku itariki 27 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka wa 1958 amashuri abanza yayize i Remera Rukoma mu ishami ry'uburezi, akomereza mu cyahoze ari ishuri rikuru nderabarezi rya Kigali Kiye mu ishami rya biotekonomi byerekeye gushyingura inyandiko. Mutesi Penina kandi yigishije mu mashuri yo kurepa, yakoze muri Economa Generale kuri Sainte Famille, yakorewe Remforo igihe kinini nabwo yamenyekanye mu byerekeye gukina ikinamico. Ayibukirwaho cyane mu yaciye ibintu ni yitwa Icyanzu cy'Imana, abenshi bita Uwera, yakinaga ari mukase wo Wera, akaba umugore wa Mbanzamihigo. Kugeza n'ubu ko kuremera ko Uwera arusha kunduhora ubwiza? Sintinya inkongi, sinkangwa inkota, simpunga amacumu, narayivuze kandi abisubiramo. Uwera arusha kunduhora ubwiza. Uwera ni imfubyi, nyina yazize Nyabingi, arusha iki kunduhora? Amurusha ko aseka neza kandi aseka babaye. Nyina Uwera yakomokaga mu Batindi, ntiyagiraga umuryango. Genda mwene Rwema, umusemuzi w'abazungu. Komoka mu Batindi ntagire umuryango biboneka ko wabyaye. Usuzuguye musaza wanjye, icyatwa nkunda abagabo. Imfura ya Rwema, icyegera cya Mbanzamihigo. Nije tangaza. Ndakubaha mabuja, undatira umuryango ariko ntundemere ibyo ntavuze. Urashima iki Uwera? Ko yakuza kondwa, akabyina ashavuye. Iyo atabyina n'ishyari ntabaze kwitonda. Uwera ahorana imikori n'imikungugu ku birenge. Nshima ko abihoho, udatuma karaba ntutume yisiga. Uwera afite ubusembwa, afite akasha ko mu gahanga. Uwera ubusembwa afite butewe na nyina wundi. Kwibu, urereye ko kurantuka? Nta soni. Sigaho. Wirakara uri imfura. Muteteri Penina Joy maze kuva kuri RBA yagiye gukorera urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa TPR Remera. Penina yaje kwitaba Imana tariki 15 Kanama 2018 azize uburwayi bwa diabete bwaje kumurusha imbaraga ubwo hiyongeragaho uburwayi bw'umutima. Mwanya wa 5 mu bakinnyi bakinnye indamutsa mu cyahoze ari Remforo hariho Mukandenga Athanase. Mukandenga Athanase wamaye cyane mu makinamico, numwe mu batangiranye n'itorero indamutsa ryo kuri Radio Rwanda. Ko Remforo yatangizaga gahunda y'amakinamico mu mwaka wa 1945, ariko yarasanzwe ahakora kuva mu mwaka wa 1927 ashinzwe kugenzura ibinyura kuri radio. Mukandenga Athanase yakinnye mu makinamico menshi, ijwi ryiza cyane, akenshi akaba yarahabwaga gukina mu mwanya w'umukobwa cyangwa umugore w'umubishi, ariko nabwo mu ijwi ritagira uko risa. Yakinnye mu makinamico menshi, amwe muri yo yamenyekanye cyane harimo iyitwa Miranzi ya Nyamunsi, benshi bakunze kwita Uwera, yindi yitwa Amazi ya Teke. Namuranyohereje ngo mbasobanurire ibyambaye. Nibyo koko nkuko yabimbwiye? Nibyo rwose ntiyakubeshya. Nari rekera ko ari inkoreke. Fata icyemezo gikwiriye. Nta wundi mugabo ukeneye. Hari ikindi? Ndagira ngo mbabwire ko cece icyo bashaka ndakimenye. Urampora iki dawe? Ni iki bakubwiye? Mva mu maso wakigokiwe. Nacumuye iki se dawe? Wansobanuriye. Rwanda ndazira iki kigiye gutuma noherwa mu ruzi? Ndazira ko nkunda kwibuka se? Ko ntanda y'indaro natwaye? Ko atarengeshyano ryabujije imvura kugwa? Ni iki nacumuye kigiye gutuma namburwa ubugingo bwanjye nkiri mutoya? Use kwibuka wari hehe? Yapfuye, yahunze se? Ndamubuze ngo mubwire ko nziza urukundo rudashoboka ruri hagati yanjye nawe. Ariko sinzi, Ngisimana araje. Ariko nta gihe cyo kuganira, data yarakaye. Kwibuka we, hunga. Simpunga. Hunga. Simpunga. Nitabye databuja. Kora nshaka byihutiwe. Hunga data, aragushakira kukwica. Ndabizi, ko sintinya urupfu. Kiza ubugingo bwawe, hunga umujinya wa data. Naberaho iki? Nazabaho nte? U Rwanda ni rugari, ntuzabura undi mwari ukwibagiza Uwera. Bantekeza bidashoboka. Ntimura ko nkunda wenyine. Reka mve mbugugaragarize. Urihambira kuwahebwe. Ufite ubwenge? Uwera sindaguheba. Wintera gahinda. Mpeba natanzwe. Ngiye gutabwa muri Rubyiro. Mukandenga Athanase ni kavukire mu mujyi wa Kigali mu rugando rw'Imihurura. Ubu akaba aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho yagiye kwiga. Muri Kigali ahantu bitaga ku Kimihurura, rero n'ubu harakitwa ku Kimihurura, hariya
bita mu Rugando, twimukayo tujya gutura ahantu bita Imasoro, ubu ni Imasoro, ubundi hitwaga ku Munini wa Ndera na Kanombe. Ubu nsigaye mba muri Amerika, ngiye gushaka ibintu bijyanye no kwiga ibintu byerekeranye na drama nyine, bino bintu byo gukina, kuko ukuntu mbikunda nyine nashakaga kugira ngo noneho ndabikunda nkabikina ariko ntarabyize, mbikina ku mpano nifitemo, ariko noneho nashakaga no kumenya n'ubuhanga bwo kugira ngo mbikore mu buryo burimo n'ubumenyi nize mu bijyanye nabyo. Umwana wa gatanu mu muryango w'abana 10, abavandimwe be 7 harimo abakobwa 3 n'abahungu 4 bicanywe na se muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Yabonye nawe yari yaritabye Imana mu mwaka w'1992 asize uburwayi. Uyu mukandega Gatanazi ufite imyaka irenga 60 avuga ko yigeze kuba umubikira. Umuryango w'Abasomusiyo ahagana mu mwaka w'1968 ariko aza kubivamo mu mwaka w'1974 ashakana na Byabarumwanzi François. Afite ubumenyi y'icyiciro cya segonderi amashuri yisumbuye ya sekretariya ndetse afite na lisansi y'itangazamakuru yakuye muri Seka Kabgayi. Aba bose uko twavuze ari 5 kandi Gatanazi niwe ukiri muri ubu buzima, abandi bose bitabye Imana. Tubifurije iruhuko ridashira.